inyandiko nyinshi z'ukuri kubera Imana ubuhanuzi twagiye duhanura birasa abakire n'abakene abatunzi n'abakennye bose bashingurwa mu butaka bungana. Umuyobozi afite aho atandukanira n'umutegetsi. Umuyobozi ayobora imyaka mike manda imwe kwigisha abantu icyo cy'ingenzi, kwiga no kwigana, bityo rero abantu bamenye ubwenge tubongere bikore neza ubasobanurire neza. Yego rata, yego ubumwe n'umutekano n'umudendezo bya rubanda bizamura ubukungu buhagije kandi umukoresha wawe najya gutoteza ku kazi ujye umuregera Imana, hanyuma Imana izamwirukana ugasigareho. Niba ikibazo gihana imbibi n'igisubizo nawe ukaba ukorana. Bantu banjye mwese ku isi burya ikibazo giturana n'igisubizo, namujye mwihangana abakoresha banyu babatoteza mubare. Bantu banjye, bantu b'Imana, umuntu ni mugari, mujye mwiga umuntu guhera ku gasatsi kugeza mu bworo Abanyafurika twese hamwe nk'abicamiye ngo tugire imyumvire imwe y'Abanyafurika na Afurika y'iterambere. Isi yose n'ab'isi yose bazagira umugisha muri Afurika, bahakura umugisha ubukungu budakungurira. Abanyafurika bagomba gukora cyane nk'inganda amasaha 28 iminsi 7 yose kurenga Abashinwa, kugira ngo Abanyafurika twipakurura ibyo bibi n'amabi n'ababi bose. Ingoma za cyami ntacyo za kubarwanya abo bakorone, si ya mirwanire ya kera abakuru n'abakurambere bakoresheje n'abubu, ahubwo no kubarwanya kugira ngo ibyo byose tubigereho byo kwipakurura abacyakaza n'abakorone ba Afurika n'abo ku isi yose. Guca ubukorone n'ubucyakaza bisaba ubwenge, ubumenyi, ubunararibonye n'ubushakashatsi n'ubunyangamugayo. Hanyuma umukorone ni umuntu ugucyakaza ukwiyegereza akagufata mpira akarya imbaraga zawe, ubwenge bwawe, ubushobozi. Decolonization ni intwaro yo kwipakurura ubukorone n'ubucyakara, bityo rero ukora cyane. Umukorone ni umuntu ugufata mpiri cyangwa umucyakaza akagucyakaza akagukoroneza akakugira imbata ye. Umunyafurika asabwa kumva ubukorone n'umukorone ni muntu ki n'uwari we wese. Decolonization of Africa is the only lasting solution and resolution is of uniting Africans and Afrika izagera igihe yipakurure bano bakorone n'abacyakaza b'Abanyafurika bazonza Abanyafurika. Abanyafurika bagomba kwipakurura ubukorone bushasha n'ubucyakaza bushasha bw'aba. Pan-Africanism is impossible when still exists neocolonialism, long-term